ese bwa mbere ugitangira ku actinga muri film wabyitwe mu gute baranyambuye barakwambuye abakobwa icyambere amashyari sibyo kuba kwifuza uko mugenzi wabaye kwifuza ubuzima mugenzi wawe arimo ahubwo ujye usaba Imana irenze sibyo iguha ibyo yaguteganyirije abagabo hari gihe agera mu rugo akirengagiza inshingano ze akumva ko wamuhamagara umubwira ati mpa amafaranga yo guhaha mpa amafaranga yo kwita ku mwana ariko ntiyibuke ko ukeneye kwita ngewe nanga umuntu uza kumbwira ngo boyfriend wanjye abahungu b'Kigali ngo barabeshya uwawe ni ubeshya gusa nyine abasita b'ikigihe ababebi b'ikigihe kamubwire bafite imico mibi yakwanga ariko abakobwa bajye bigaye nukuri ni gute uhemukira umuntu w'inshuti yawe mu by'ukuri ubutekereza ko uzakora hehe izindi nshuti bakobwa muteranya abantu bakobwa mukundana n'abantu mubizi ko ari abagabo bacu mwoka byara nawe uzari amarira urijije umugore byanze bikunze mu rugo rwawe nawe arakugaruka ntago wakubaka warasenyeye abagore barengumye rero guys wa mukobwa ntacyo nagukora gusa kunsenyera ntacyo byakomanira ko nawe ejo bamugutwara nkuko wamutwaye Hey guys, my name is Giselle. Ndabasuje mwebwe muri mu Rwanda n'ari hanze y'u Rwanda. Impamvu mutubonye twicaye gutya twari turi kuri show kugira ngo abantu nyine bataza kugira ngo twari turi mu rusengero twari turi gusenga arakikijwe. Welcome kuri JJC Media. It's your first time. Of course. My first time. My name is Jean-Pierre Mufukuzi. Ndi hano nk'umwacteur. Twishimiye kuba namwe munsi. Uyu munsi uri umwacteur? And forever. Nese ubu uri gukina cyangwa After the acting. Yes. Ubu se uri gukora iki hano kuri JJC Media? Ubu turi kugiye kujya kiganiro kiryoshye. Utazigera wibagirwa. Nikiba kibishye. Kiba kibishye. Ntabwo tucyaploading. Uyu munsi rero ntabwo ari ngiye ugiye kuba umunyamakuru. Uyu munsi hari umuntu uri inyuma ya kamera ndamusoje bamwita Shamila. Hanyuma Shami ugira Instagram? Ngo twikire Instagram yawe twambe iki? ni Mutavu Shamila Mutavu Shamila amacyenda 3 abantu bafite amatsiko yo kumubona mugende kuri Instagram yiwe mu following hanyuma muite mumubona munamwandikire ariko ni na mwiza si mwiza wayibonye. Yeah, she's so beautiful by the way. Jyewe ukambabwira ikintu nakundiye Shamila, is my first time to meet. Ariko nyine aseka neza afite mu kanwa neza. Cyane. Sibyo nose abibonye. Ni na mwiza ariko. Hey, muti harahiye none. African girl. Uyu muti nese nkawo umutipe. Kuba dutatse umukobwa gutyo urumva umeze. Ndifashe. Abse cyavuka. But by the way, she's beautiful. For me personally, I like black girls. I mean like melanin girls. So just kintu mukundira nuko nta makeup ajye yishiraho ari natural. It's not necessary. Look at her. It's not necessary. Nina, I say she's so beautiful. Of course. Without makeup. Hey! Yes. Ugiye kubaza ni Shamila muze kugenda mu following umwandikire no kuri munamubwire ko ari mwiza sivyo kandi no ufite yereko ritambutse I really appreciate the Shamila cyane. What's up guys, what's up people ndabasuje cyane ni Shamila nk'isanzwe ubundi kumwe n'aba talbeze cyane babahanga cyane mu actinga. Ngewe mu micro dayifite don't worry speak. Yes, so oh my god banumiye none ubu ningewe ugiye kubaza Ni cyane rwose. Okay, hari ikibazo nshaka kubabaza mbere yuko dutangira. Nakabazo gato cyane koroshye uri bubashe kugasubiza agasubiza muri mwese. Di mbere y'abantu 60 kandi mwangera abantu 60 ubwo abantu bose hamwe n'abandi. 121. 121.
ndi imbere y'abantu uretse gato baze no bicyo kibazo ndi imbere y'abantu n'inyuma hari abandi 60 kubera arimo hagati kuko arimo hagati ubwo ni ntabwo namutekereza count her ntabwo nigeze nkubara forgive Imana imbabarire usiko ntabwo nigeze mubara muri make we ntabwo ari umuntu ndagusibiza usiko gusibye ku ikarita y'isi wow ntabwo mwese mwabisubije neza twabyishe twese imbere y'abantu 60 kandi inyuma yanjye hari abantu 60 bose hamwe n'abantu bangaye n'abantu 60 oya ndi imbere y'abantu 60 kandi ngo ndi imbere yabo inyuma yanjye hari abantu 60 so challenging wavuze imbere wavuze ko abantu 60 bari imbere yawe imbere y'abantu 60 inyuma hari 60 Imana ikubabarire kubera kwifata ugakinisha abantu bakuru abantu bangana gutya b'abamama gute wifata ugakinisha Olive umuntu ubyaye umuntu w'umubyeyi ngakotora imbere ya kamera sinagerageje nibe nanjye uri imbere y'abantu 60 imbere y'abantu 60 inyuma yanjye hari abantu 60 uzi ibintu nje nimashinaga ni nka kuriya uba uhagaze nko kuri stage imbere ya hari abantu 60 n'inyuma yawe hari abandi nibyo natekereje njyewe niyo mpamvu njye natekereje sinumvaga ko ari line thank you for greeting me nagerageje sibyo muri comment ubwo nabo baraza kutubwira niba ari cyangwa atari byo ariko Imana ikubabarire n'ukuntu uri mwiza abakobwa beza si wabonye ukuntu bajya bagira ama-challenge uburyo muhanahaye ako njye nayo makumyabiri n'umwe ijana 20 abantu 60 inyuma yawe n'abantu 60 imbere yawe 120 njye nikorera ibitekerezo byanjye ntabwo natekereje ko ari line kandi inyuma yanjye hari abantu uri imbere ndetse gato ari imbere y'abantu 60 n'inyuma ye hari abantu 60 kuvuga ngo we nta muntu arimo hagati wari imbere yabo nta n'umuntu kuri imbere ahubwo ntabwo nabyumvise kuvuga ngo uri uwa mbere noneho inyuma yawe niho hari abantu 60 ubwo muri 61 kubera ko nawe wari wakishe ko nawe urimo wavuze batatu yabivuze ahubwo Giselle yakudiritinze dore ntabwo wasigaye 60 Nashimye cyane abantu mwese mukomeza kudukurikirana. Thank you so much. So ndabashimiye cyane kuba mwanyemereye. Kandi ndashimira cyane nyine ko mwamwandire nk'icyizere. Yeah. So ndagira ngo mbabaze nk'abantu mukina movie kandi movies nyinshi zitandukanye hari niyo mugiye nizo mugiye muyoboye. Reka mbere kuri yo Giselle ubyakirutse kwibona uri umuyobozi wa film ukibona uri umu actor kwibona mbyakira nk'ibintu bisanzwe kubera ko zari inzozi zanjye so rero iyo ibintu ari inzozi zawe bikaba uba ushimira Imana ko uri mu byo wayisabye kuzageraho kuzakora ntago nakuze numva ko nzayobora filme nkagira filme cyangwa nkandika filme ko ndanazandika ariko uko ugenda winjira mu kintu ukunda ugenda ukibonamo cyane birushijeho ugenda urushaho no kugikunda rero uko ukunda ikintu niko ugenda ushaka kukinjiramo gisesera yego rero mba numva ari ibintu mbere nibwo numvaga ari ibintu bya danger ntarabyinjiramo cyane wabona umuntu w'umudirector ukumva nyine ukamutinya ukamwubaha cyane wabona umuntu ushora amafaranga muri filime nyine ukumva ni ibintu bya danger ariko noneho bakaniyemera ku buryo nyine wanamusuhuza ukabona nyine ntabwo muri kuri level imwe ariko maze kwinjira muri bino naje gusanga iyo wiyemeye birapfa birapfa kuko abakinnyi
mbere yuko uba director cyangwa uba producer wa filime ni abantu still nkawe noneho kubera ko rero ari abantu nkawe ugomba kubafata nyine nk'abantu nkawe ego wari umuntu nyine uvugisha ukabona nyine yazamuye ibintu by'ibiciro cyane ntashaka kumanuka kandi ino si turimo idusaba kumanuka tukareshya na buri muntu niyo mpamvu iyo muri team ikundana nka team yanjye wenda baraza bakubwira tuba turi closed gutya turi in touch nyine nta bossi nta mukozi tumeze neza niyo mpamvu iyo tubahaye ibintu byiza buri muntu wese yishima kubibona akanezerwa n'ikintu ari kubona ko team iri kumwe gutya senyeye umugozi umwe cyangwa niyo mpamvu abantu banakunda ibintu dukora kuko ntabwo tuza ngo uyu ni mabuja kurya ngo akubone agatinya nakubona agatinya ntabwo ari bwacting neza y'amano imurimo. Ese bwa mbere ugitangira ku actinga muri film wabyitwemo gute? Sha baranyambuye barakwambuye baranyambuye murabivuga kandi ari umunsi umwe ngiye nzarakara uzamuvuge bamaze kubivuga reka nkubwire njyewe ngeragiye muri filime bikonze ndabisaba barabizi iyo filime banayizi rega nigeze kubivugaho kuri Cita uri kubyumva nyinamo nitwa Pamela icyo gihe kera hanyuma ndabimusaba ko nshaka kujya muri filime ariko ntabwo nashaka kujya muri filime kubera ko nshaka kujya kuba umukinnyi oya nashaka kujya muri filime kuko nashaka kubanza kureba ese ibi bintu bikorwa gute ese ko nshaka gukora bino bintu ndamenyana n'umuntu gute nagira ngo menye abakameramani menye abakinnyi menye uburyo urubuga rumeze mu buryo bwo kugira ngo nige urubuga rero nubwo yanyambuye ntago byigeze bimbabaza kuko mu by'ukuri icyanjyanye nicyo ngiye nashaka gukora nagira ngo mvuge ngo mfungure channel ese ndayifungura gute ese ndabwirwa n'iki umuntu ushobora kuyimfungurira ese ndamenya gute nimenya uyu nguyu uyazamuza uriya muze nuriya gutyo mpaka ngere kucyo nshaka ariko ntabwo nagiye mubwira ko ariyo tagati yanjye nkakora muri comment bakandika barabizi bakandika umukobwa arashoboye kuko ndibuka ko casting nakoze yarambwiye ngo ndire ndarira ndarira nayo zana amarira yavuye ariko buryo iyo ushaka ikintu nyine uragiharanira nyuma aranyambura twakoranye igihe kitari kinini nk'amezi 2 kwa kabiri nyine yanze kunyishyura ndavuga ati n'ubundi abo nabonye naba ibindi bizagenda byizana rero ubu ngubu abantu nibo bananyihamagarira ndashaka kujya muri filime ndashaka kumfasha bino wow so hari umusore utiri hagati ntabwo ari ngombwa ko muvuga kuko umuntu mukuru nawe yakwivuga turabakiriye kuri kamera. Thank you so much. Wakivuga imbere ya kamera ese uri muntu ki ya bivuze nitwa Jean Pierre Mufukuzi niyo mazina y'ababyeyi banyise ariko amazina nkoresha normally ndi umusportif so I'm a coach brave. Yes. I know you are supposed to be shocked. So hano acteur ni ibintu nakuze nkunda cyane ndetse cyane kuko numvaga nzaba umwacteur ukomeye ariko urabizi nowadays uretse no kwa nowadays mu buzima naga ibintu biza exactly kubishaka directivity biza so the time bijemo you do it. So one, I'm happy ko now I'm in the industry. Yeah. So we are giving the message to the community, to build the society, the country, the world, just to make sure we are giving what we got. Okay, watubwiye ko wakoze ukunda ibintu bijyanye n'ama film. Yes. So ukitangira ko bijyamo wabyakiriye gute? One, bwa mbere ngitangira kubijyamo I was scared. Why was scared? Urabizi mu Kinyarwanda bavuga ngo imihini mishitera amabavu. So when you are going to something new, you have like to be feel nervous, feel scared. Ariko the more kuba n'abantu bigenda bisa and then like ugatangira no gukoresha ya mpano like ya fire muri wowe inside of you. Ubu ufite umuryango? Uruvuga married? Mom, dad? No, of course I have family. Mom, dad and brother and sister.
Oh, okay. Bo babyakiriye gute bacyumva ko ugiye ko umukinnyi wa film bacyumva ko winjiye mu bintu bya movies babyakiriye gute mu rugo? Yeah, first of all, my family are supportive. And again, the firstborn. So all of them, navuga ngo abari like as a pillars. So barashyigikiye, honestly, barashyigikiye. Barambwira ati, of course, warabikundaga, so go and do it. So I'm there like, nyine babizi neza ko I'm doing what I loved. None se mu buzima busanzwe ukora iki? Ubuzima busanzwe nize finance. So I'm a business guy. Maduha akazi. That's wrong way, sure. I'm a business guy, ariko Maduha akazi. ubu ngubu ndi muri sales and marketing. Yes, I'm doing like some work in the company as a sales and marketing. Ikindi nkora sport, of course. That is my hobby. So nk'abavandimwe bawe bagukurikira bize kuri first born urumvanye mukuru mu rugo nk'abavandimwe bagukurikira bo babyakiriye gute ko mukuru wabo yabaye umukinnyi wa film kandi afite akandi kazi kurande of course baba baguhaba mu rugo nk'abavandimwe bagukurikira so babyakiriye gute ko mukuru wabo agiye kuba umukinnyi wa film agiye kuba umustar ku isi yose kamubwo ku isi yose kuko of course you have to be a real superstar. For sure. Yeah, first of all, my second little brother, he's a guy who navuga ko nawe afite the talent yo kuririmba. So he was like, wow, go and make it. I'm coming. I will challenge you in the defense industry. So I was like, okay, you come. Tuzareba how we make it. Like, nyine uzagera ku gasongero kure. So it's like, no undi another one when I'm footballer. He's a soccer person. So urumva nyine bari ka split competition muri family. So they are there happy for me if I'm doing what like I love, and of course they're supporting me. Yeah. Yeah, thank you so much, but it's not enough na goberagira kandi. I'm still around. Bazi umukobwa uri buryo bwa umukobwa mwiza cyane gusa. Umukobwa usa neza. Yes. Sa umurimo Ego ndi mari. So ntabwo natangira nkuvuga nawe umuntu mukuru wakwigira abantu wese uri muntu ki ya. Nge nitwa Oliver Irankunda. Yeah. Ndi umubyeyi, ndi umugore ufite umugabo umwe n'umwana umwe. So ukina film imwe nabo bose muhuriye kuri film imwe? Yeah, so yeah. So ariko ndagira nkubaze ese ugitangira gukina movies wowe byagenze gute ugitangira kwinjira mu movies you have many friends kubibumvisha ese babyakiriye gute ese mu rugo babyakiriye gute ese mugabo yabyakiriye gute ni ibintu bigoye kubana n'umugabo uri umustar sibyo ni ibintu bigoye cyane yeah ngiye ngitangira gukina filme mvuze hano aha natangiriye hano kuri GGS Media ntago byangoye cyane kubera ko umugabo wanjye ni Justin turaba friend ba Giselle rero kumubwira madamu wawe ngiye kumukoresha ni ibintu byari byoroshye kandi n'abantu dukinana benshi arabazi urumva rero ntago yabigiraho ikibazo kandi umugabo wanjye atabigizeho ikibazo famille yanjye ndumva nta kibazo yagira kuko bo icyo baharanira nuko ngiye nubaka neza rero iyo urugo rwanjye rumeze neza ndakeka n'ababyeyi baba batunganye. Wow. None se aba friends bawe sibyo abo wabwiye ngo you know what ubu none ninjiye muri movies nanjye gukina film babyakiriye gute? Babyakiriye neza cyane kuko sibye ubu zari inzozi zanjye kuva kera hari n'igihe nigeze kubigerageza mbivamo kubw'ababyeyi babyanze ariko nuko nari nkiri muto nari ntaratangira kwihitiramo mbivamo ubu nagarutse kubikora nibwo babyemeye ariko mbere narabigerageje biranga kuko narabikundaga mu nzozi zanjye nakuze numva nzakina filme ndibuka hari umwana twiganye primary ejo bundi wabinyibukije arambwira ngo nakubonye kuri GGS Media TV ari Uganda ubu ngubu ariko yarambwiye ngo nishimiye kuba inzozi zawe zarabaye nkuko wabyifuje urumva twiganye P4 twicarana mu ntebe urumva ikintu navuze primary 4 urabyibuka urumva icyo gihe nge sinari nkibyibuka ko nabimubwiye ariko urumva ko zari inzozi zanjye nakuze mbivuga numva ko nzabikora.
rero nishimira ko ubu mbirimo neza. wowe ukimara kubyinjiramo wabyakiriye gute ese wimvaga gute? Njye narishimye ntago byanteye ubwoba cyane ego ntago byanteye ubwoba cyane ntago nigeze ntinya kamera kuko nabyinjiyemo ari ibintu maze iminsi ndimo kuko mfite channel nanjye njye n'umugabo wanjye dufite channel urumva twe tumenyereye ibintu nk'ibi by'ama prank ibintu byo short movie duto nubwo atari movies navuga ngo yenda ngo gukina iyo filme urumva ni ibintu biri hagati yanjye nawe ntago rero natinyaga kamera cyane ku buryo nagera muri filme ngo ntitire. Wow. So umwana wawe afite nk'igihe kingana gute niba atari ibanga cyangwa nta umwaka umwe n'amezi 7. umwaka umwe n'amezi 7. Utekereza ko umwana wawe naramuka akoze cyangwa se wifuza ko yazaba nk'iki? Ikintu nifuza numva yaba umuririmbyi wa gospel. Umva yaba umuririmbyi wa gospel. Imana imuhaye iyo mpano. Kuko ndabikunda nubwo ntazi kuririmba ariko nifuza ko umwana wanjye azabimenya. Kubera iki se wifuza ko ari cyo kintu yaba cyo? Nuko nakuze nkunda kuririmba nabyo narabikunze nuko bitankundiye kubera nzi kuririmba mfite ijwi nago naririmba neza imbere y'abantu ngo bishime kandi by the way God go voice ego nanjye abantu benshi barambwira bavuga neza sinzi impamvu utagerageza kuririmba ariko kuririmba no kuri nago mbizi ntabwo bizi Erika azanyigisha bagende kuri Licky Boy bakora subscribe. Licky Boy. baramutwiki Yo Licky Boy. Uze kudusharinga link mo. nzamwegera nyigishe gusa umwana wanjye ashobora kuzakura impano kuri se kuko isarabizi enda akaririmba nabyishimira. byiza cyane so nabasuye narabaje byinshi so ndibaza Giselle wowe ugi nk'umukobwa ukeneye kwiteza imbere ufite byinshi urimo cyangwa utekereza kandi wifuza kugira ni iki wabwira nk'abakobwa bari hano hanze badafite icyo bakora kandi bakeneye kuzamuka bakeneye gutera imbere ariko bihebye bavuga bati nta n'undi nta heza kamivuge gutyo ni nk'icyo wababwira? hari umuntu uba abayeho yifuza ati singiye kuki ntari nkuriye ese kuki ngiye ubuzima bumeze gutya kandi wenda hari abantu baba barageze kuri ibyo bintu ese wowe rikamaze nkubaze mbere yuko ugeraho ugeze ubu ngubu wigeze unyura mu buzima bubi? Fo impamvu ndamvuze gutya abakobwa icya mbere amashyari sibyo kuba kwifuza uko mugenzi wabayeho sibyo hari umuntu ushobora kuvuga ngo ndifuza uko Giselle abayeho right now wenda ukavuga ati Giselle uko abayeho biranyuze ako ugasanga ari struggle mura nazo zitagaragara cyangwa iyo ngiye kuryama wenda amafite agahinda nyine nago wakifuza ibyo ni ishyari kwifuza ubuzima mugenzi wawe arimo ahubwo ujye usaba Imana irenze sibyo iguha ibyo yaguteganyirije kuko iyo Imana iguhaye ibyo yaguteganyirije bituma ejo n'ejo bundi ugera kure harenze aho ngiyewe nageze kuko aho nageze naho Imana ubwo yifuje ko ngera mu gihe nyiri gukora cyane ari nabyo njya ngo ndakubwira Olive iyo umurokora guhanuriye ikintu sibyo nago abakubwiye ngo kizaba gutya ni nkaho abaguhaye nk'imbaraga zo gukora cyane kugupushinga ukore cyane kugira ngo uzagere kuri cya kintu niyo mpamvu avuga ngo udakora nakarye ari kubyumva mbese kora cyane ubeho hari abakobwa nyine bicaye bavuga ngo ngewe nzatungwa n'umugabo cyangwa nzakura ibyo ngibyo nyine ngewe mbiha garanti igihe gitoya kuko ubwiza ufite aka kanya ejo burashira nyine urumva turacyabyara urumva nabyaye umuhungu Olive afite umukobwa ubu ejo bundi uzagira 30 umwana wa Olive agize veni urumva rero undi Olive niwe uzahita ujya on top wowe uri gusaza bishatse kuvuga ngo rero mbabakore cyane haso nahuye nazo narasiragorinze cyane ndi Nairobi 6 years 6 good years ndi gustragoringa n'umwana ariko ubu ngubu
ibyo ngibyo bisigara biri amateka ntago biba bikiri ntago bukibabara ariko nyine kera wajyaga kuvuga ibintu byakubayeho ukarira kubera kuntu nyine uri muri ibyo bihe nge ntago ngaya umuntu urira kuko iyo urize uraruhuka rero hari ukuntu nyine mu mama muganira akarira I love that kuko uba uri gusohora bya bintu by'umwanda bikurimo bigasohoka bikagenda ako ndibuka mva Nairobi naraje njya kuba mu rugo kwa mama noneho nkazajya ndeba mama nkavuga se ndi umwana w'umukobwa si byo maze kuba mukuru ni gute nshobora kubura amafaranga yo kugura isukari nyine gura isukari mu rugo nyine ayo mavuta sometimes yabuze nakora iki ntabwo njye nigeze ntekereza kujya kwicuruza noneho nkavuga se nzajya gukora mu kabari nkasanga ngira umujinya kuko ari umutipe unkoze wo gutya ni uguhindukana n'urushyi nkavuga bazatabanyirukana ntabwo bazatabanyirukana mbona ahantu nzakora kabiri ni amafaranga mfite yo gushora urumva igihari rero reka nshaka icyo nkora kima make ariko kizamfasha muri ya make mbona ndibuka ko umushahara wanjye wa mbere nahembwaga 150 ngera i Kigali muri 2019 hanyuma ntabwo nagendaga nyine muri salon ngo ngende gukoresha inzara za 30 cyangwa 20 nasigaga verni isanzwe ako nkamakinga shoko gasa neza ku gahombi kanjye ako nkasevinga kandi nkagerageza no kuba nashimisha mama kugira ngo byibura avuge ati mfite umwana w'umukobwa buhoro buhoro bigenda bizamuka ngeza ku rwego rwo kuba nafungura alimentation ku Gisozi nsanga ibintu bya alimentation si byanjye nge ntabwo ngira imana yo gucuruza birahomba ariko sinigeze ncika intege mfungura YouTube channel icyo gihe bayitaga GTV Giselle umutipe arandya nireba zigaye arandya ariko sinigeze ncika intege naravuze ngo uwo mutipe kuri ese yari umukozi wawe yari umukozi wanjye urumva niwe wakameraga akanyina kanediting none ngere mva ibyo ntabwo nari mbizi nari ndi gukina muri iyo filme urumva nashakaga kwinjira noneho mu mwuga wa cinema neza ako ndavuga ngo reka mpere kubiganira kera icyo gihe ariko ubwo natangiye no gukina mu muturanyi birakomeza umutipe arandya cyane ndayibura n'ubu narayibuze iragenda gutyo ndavuga ariko it's okay nta kibazo burya utanciye amaboko mpamya ko ejo bundi manzagera kuri kuko icyambere ntabwo ubutwaye umutwe wanjye ubutwaye icyo navunikiye kugira ngo nyigereho kugira ngo ngere kuri iyo channel ari ibintu byinshi baniyimye sibyo hari ibintu byinshi baniyimye hari ibintu banahaye umwana wanjye kugira ngo iyo channel nyigereho warangiza wowe ukaza kuyitwara iyo itwaye rero nyine ubunyisha ariko ntago ubunyishe mu bitekerezo by'igihe gitoya ntago ubunyisha ubuzima bwanjye bwose rero ndongera ndahasoringa ndakora mfungura nyine n'indi yitwa UGTV buhoro buhoro bagenda bakora subscribe share and comment nyine bigenda bizamuka ngira ku rwego rwo kwandika filme ubuzima burakomeza ariko ntago nigeze mvuga ngo reka nkore cyane kubera ko nshingiye ku maboko y'umugabo kuko hari abandi bakobwa twahuraga ugasanga kuvuga ati uri umukobwa mwiza ufite look nziza reka nguhe pasi navuga ngo no kuko icyo usoma pasi mfite umutwe igute wama pasi ngiye mfite mu mutwe ndika nkoresha ubwenge bwanjye nibyanga ubwo ngo nzicara kwa mama nunge kuko akugira ngo wigurishe burya uhagenda ukicara iwanyu niyo wakicara bagutuka bakuhoza ku nkeke ariko buriya nta kintu bakugira kuko uri umwana wabo sinzi I think niba nta kwinjiriye I'm sorry kuko nibyo dushinzwe ese Giselle abana n'umugabo no okay bivuze ngo wowe uri life yawe n'umwana wawe uri guhangana n'ubuzima
Yeah, but I have a boyfriend. You have a boyfriend. I have a boyfriend. Mba ngomba kubivuga da. Ubundi rege umuntu avuga ngo abana n'umugabo n'umuntu uba uri mariye. Yeah. Umuntu uri mariye wambaye impeta wagiye mu murenge agatera igikumwe agasezerana n'umugabo. Wowe niwe muntu uvuga ngo ngiye ndi umugore wa kanaka. Ego ariko mfite boyfriend, mfite n'umwana. Nyine life yanjye mba ndi kumwe n'umwana wanjye ndi guhasaringa. Wow. Bivuze rero ngo abakobwa bose bafite ibyo bibazo cyangwa iki si ngombwa ngo bajye mu buzima bubi cyangwa se bajye kwiyandarika kubera amafaranga, so bafite gukora cyane. Nyine ari ukuntu ubwira umuntu ngo gukora, njya mbibona muri comment iyo ndi kuvuga ijambo gukora njye sinzareka kubabwira every single day mba ngomba kuvuga bino. Gukora ntago ari gihe tuvuga gukora umuntu akavuga ngo wampaye akazi, no. Ntago mbavuze gukora ngo uze ngiye Giselle nguhe akazi ukore, no. Mba mvuze gukora ushobora no gucuruza ubudiya murabuzi. Buriya bitago ngo butungagegera. Ego nyine jombana numva bitago icyagacuruza ubunyobwa uri kubyumva ijombana kai iki buriya buntu bakora mu ifu y'ubugari sibyo kuvuga n'uburyo ariko byumva iyo tuvuga ngo mukura amaboko mu mufuka mukore ukahita ubona umuntu akahita azana muri comment ngo nyine ngo nabuze akazi ngo ibikindi kigo mwamaye akazi, no. Wowe deka ibyo uri gutekereza gukora wenda ntabwo ari byo washobora. Niba mvuze gukora ntabwo ngubwiye ngo ngwino muri cinema, sibyo ntabwo ngubwiye ngo ngwino ubunyamakuru, ntabwo ngubwiye ngo ugenda ukorera ama prank, ntabwo ngubwiye ngo ugenda wibe, ubyumva ahubwo tekereza ikintu kizaguteza imbere. Utekereze ngo ese nabigenza gute. Riga ngiye impamvu ngiye nkunda gusapotinga abana abantu nyine babatoya kuko iyo umuntu ari mutoya ari kukwereka ejo he hazaza. Ngiye ntabwo ushobora kuza ngo mbwire ngo nka Oliver Ndebeka the first time to meetinga yarambwiye ngo ndawukina film, ndanamubona ko ari cool ako ntabwo namusubije. Siko byagenze naramwihoreye, narambwiye ngenda ukore cyane nawe uzakora yawe. Ariko umuntu nashakaga, umuntu nari nakastinze she's her, ariko ntabwo nahise mubwira ngo ngwino. Uzi impamvu nahise mubwira ngo ngwino? Ni cya kimenyane ngo kubera ko uziranye n'umuntu ngo ayitaze ngiye ntabwo njya nkoresha ikimenyane mu kazi twaseka ariko udashoboye ikintu buryo ucaho. Ucaho rwose nkakomezanya n'abandi tukabana mu bundi buzima busanzwe atari ubwo duhuriyemo bw'akazi. Agakomeza kunyandikira ndabyibuka so ajya kunyandikira just bisanzwe bite umeze gute nkavuga iyo muratangiye kwandikira gutya waramubwiye ngo nzabitekerezaho aho kwibutsa oya ntago ari byo nari ngamije ntago ari byo nari ngamije just nabuvugisha Abanyarwanda mu kinyabupfura ubundi Abanyarwanda rukumazi gusaba neza akagasaba muri discipline. Gusaba muri discipline ni iki? Ntago akubwira nagatobora umuntu umuntu abagufitiye nk'amafaranga ntumubwire ngo wampaye amafaranga yanjye aho kamwandikira ngo morning buryo umubwiye ngo mpaye amafaranga ubu musabye muri mu buryo buri discipline agenda nuko wayigezemo ariko n'ubundi ni muri bwa buryo. Oya narabikundaga no kubigeramo byaranejeje ariko ngiye umunsi wa mbere yaje ari mu masengesho umva ko uri umwana akundaga filime ariko rero musengesho atarayo kwirirwa mu rusengero yenda ngo mbe nasibye mu rusengero just bakora ariko murana ariko kuvuga abantu dusengana bayira bagatavuga ati wa munsi yasibye buriya nibwo yagiye. Oya ntago ari ntabwo yari yasi njye navuze gusenga ndavuze ngo uwo munsi yari ari mu masengesho ntabwo mvuze ngo yasibye kujya gusenga. Araza rwose umva yarazindutse niwe mukinnyi nzi wahamagaye Eric mbere sibyo ri Yego sha umva saa 10 aba bakinnyi ikintu nacyo kiragukunda none aba bakinnyi bafite ukuntu iyo uri mushyashya barakunyuza bakakubwira ngo gere nka saa 12 bari butangire saa 2 kuko barabinkoze barambwira ngo saa 2 zuzuye none uwo munsi yari umuganda saa 12 uwo munsi menya hari umuganda
ndazinduka ngo umuganda utamfata kandi abantu barahagera saa 3 shaho ibaze neza nabaga Eric cyakoze Eric ni umwana mwiza ese ambwira ngo nese ngo wabayigumyeho nk'umwina wawe uryamyeho gato gukabyanye gukaza kubamagara nka saa 2 n'igice ngo basikari bwo turi bube tuhageze usikari bwo nagiye aya numva ngo ikintu cye cyatekereje nyine ikunda ikintu uragiharanira ndibuka ubundi ngiye nta mukinnyi njya mereza nimero zanjye kuko urumva hari ukuntu aguhamagara mu gitondo unaniwe waraye wandika script bikakugora kumufata mu gitondo bikaba ari ibintu bya danje rero hita mbateze Eric rero ikintu cyatekereje yahise ambwira ngo hari umuntu haye nimero zanjye ko ndara nzitanze ubundi nimero za Eric ku bantu bashyashya ndara nzitanze ati ndamubwiye hari umumama ari umukobwa nahaye nimero zawe ati saa 11 ati suri yaryamye kuri njyewe byaranshimishije navuze wow nyine umuntu wubahiriza igihe mwavuganye ko twe twamubwiye ngo saa 12 ubuhageze kandi yavaga i Kanombe ndavuga saa 11 n'igice nabwo ni byiza kuba azindutse kare ibyo ngibyo bitabikwereka ko nubwo umuntu yaba atazi gukina aho byibura afite umuhati wo gukora cya kintu ubyumva kuko hari uwo twigeze guhamagara ukamubwira byatugeze niba ari saa 3 ari kutuyoboza ndavuga se urashaka gukina filme uje mu kazi muri office niwe boss nyine no kuvuga ngo ishusho yawe ya mbere burya ni ishobora kuguhesha ego ni ishobora kuguhesha ikintu gihoraho cy'inzozi zawe kuko hari igihe twe twicira amahirwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko uhura n'umuntu afite impano neza bakubwira ngumva ngo wamaye amafaranga ko mfite impano we ntashaka kuzamura impano ye icyo ashaka n'amafaranga mpa amafaranga mfite impano mu by'ukuri uvuze ko ufite impano cyangwa muri makinge simba numvisha ikintu ushaka no gushaka akazi nyine urashaka amafaranga urashaka impano nyine simbi ubundi impano nibyo namora nanabwira abantu bajya banyandikira ngo turashaka gukina filime twebwe tuzamura impano kandi twebwe tukabishyura ngiye nka kwishyura iyo nkwishyuye wowe umacya kindi kikurimo kugira ngo abanyarwanda bakibone banyurwe bishime abarushye mu mutwe baze baruhuke barebe ibintu wakoze bizima ariko ngiye nishyura ya mpano yawe rero iyo uje kunyibwirira ko ari wowe ufite impano uri no kuntegeka n'umushahara urudi biba byapfuye nyine si byo to be honest biba byapfuye ariko ngewe nkunda wa muntu uvuga ati ko nari mfite 50 wamaye 50 ngacuruza imyenda Kimisagara ko life mbona bitameze neza uwo nguwo kabisa umva niyo tameze neza bikomeza kurya mu mutwe kenshi gashoboka ngakomeza kumuhamagara umeze gute bya bintu warabikoze ibyo nyine biranshimisha kubera ko byibura niyo yagera kure harenza hawe kuko nifuza ko umuntu wese ngiye tuziranye yaba umukire banumva ngiye uri umukire tugahura ubwo fanta urumva niwo yibuyigure ntabwo mba ngiye ugiye kuyigura ngiye gutega akamoto urakishyura sibyo ariko kwa kundi uba wumva ngo umugenzi wawe bino by'abakobwa bagira ngo dushyire kumva yahora hasi yawe ni bibi ile waru sipowa nago ari byiza ko umuntu muziranye yakomeza kuba cheap kuri wowe kuko ngiye nifuza ko niba bakunda kuvuga ngo ni murumuna wanjye agenda asa neza nyine sinshaka ko umuntu uvuga ngo ni ngo ushango nahuye nawe murumuna wa Giselle already abantu benshi bavuga ngo ni murumuna wanjye none niba ari murumuna wanjye sibyo katubyemere murumuna wanjye ukavuga ngo murumuna wa Giselle ngo twahuye ngo asa nabe ngo kandi sha mukuru we ngo abayambaye neza bira bintu birambabaza bikandya ngo mva birambabaje biranagusebya nawe ubwawe bikansebya bita bintera kuba nahita amamagara Oliva nkamubwira mbabarije kubahani Oliva njya mubwira izo nzara zawe sinzi ushaka ajya muri salo siko njya nkubwira ndamubwira babarira rwose izo nzara zawe zirimo zirandya ahantu nyine gerageza kandi yabimubwiye the next day duhuye utwara tuba tumeze neza impamvu mbimubwiye suko ngira ngo kujya ase neza sibyo abe umwari sibyo n'umugabo we namumuna avuga ati kuko ni uburyo bwo kugira ngo yubake abantu benshi cyane bubaka bakumva ko kubaka ari ukwirekura bakumva ko kubaka ari ukuba
warabyaye nta suti uri bwambare ibere ryaba riteye sibyo unuka amashereka no kubyumva nta makeup uheruka kwitera kwisukisha umusatsi warakuboreyeho no mu gihe mufite ubushobozi butari bwinshi muri sose nangaye why not utakikoraho ikoreho ba mama mwikoreho mwige kwikoraho urumva mukorere n'ingo zanyu ariko muvuga ngo byibura n'umugabo wanjye yageze mu rugo anyurwa nuko ambonye ari kubyumva uzi kubona umugabo ujya kuryama akenda kuruka uziko no abagabo bakunda umugore usa neza sibyo byataye umugabo turi hagati cyangwa se bari hagati nagira icyo tubwira nawe agira icyo bivugaho kubyo abakobwa bari kutubwira wowe urabyumva normally urabona ibyo guteta first day ntabwo uzi character z'umuntu icya mbere visage ubonye urya agaragara urya humura urya seka those things biragushitura hanyuma ukabona ukajya gucekinga characters yitwara ate avuga ate yakira abashyitsi bigenda gute so iyo umugejeje mu rugwero niba afite za characters zose ariko bya bindi byatumye first ugenda bikabura of course ikibazo kiravuka niho rimwe na rimwe usanga havuye gucana inyuma kuko umugani urasanga kubyariye bwa mbere kabiri tangiye kunuka amashereka umusatsi wakunze wagwaga inyuma yawogoshe ngashaka na igitambaro sijui umuntu waza kukureba akagutwara ubwo ntabwo watinya kumufata akaboko umugende kubera ko ntabwo nyine agifite twatuntu twagukuruye kandi nyamara bishoboka ko atugumana so icyo mvuga ni uko birakwiye ko abamama bubatse cyangwa se abagore bubatse nabo bagomba kwitaho n'abakobwa rega ntabwo umukobwa akwiriye kwitaho kubera ko azi ko ari buhure n'umuhungu ariko nubona umukobwa ukamubona ushaka uyu munsi ndabona na boyfriend wanjye ari kwirukanga ari kujya muri salon ari kujya gukoresha umusatsi bikunde inshuti yanjye before you call boyfriend wakubona love yourself banza bikunde ye ari ikintu ari isomo ejo ndi nari ndikira filime nukuri nari kwemo isomo ryadanje umutipe nyine uko nko wari ubivuze yakunze umukobwa ari umukobwa ubyuka nyine kwa kundi imico y'abazungu babana before yuko bakora mariage noneho akabyuka akamutegura breakfast agasasa icyumba akajya mu kukaraba akahita isiga makeup vuba akahita bajyana ku kazi amaze kumushyira mu rugo rero yaramwambitse impeta umugore akazaryama akagona umugabo bikamubangamira kandi imbere akayaryamaga uzi nk'agapucuri niba atarasinziraga noneho yambaraga amawig nyine agaragara neza isiga makeup ewana akazijya amaze kiryamye amezi 3 amezi 4 mu mutwe muri make umugabo yamuciye inyuma kubera ko uko yamukunze siko yamugejeje mu rugo ameze rero mu by'ukuri abadamu hano ntabwo ndi kubwira abakobwa gusa ndi kubwira igitsina gore muri rusange twebwe ushobora kudakunda makeup ariko umuntu mwakundanye imbere burya ni byiza kumenya ikintu yagukundiye kandi ikindi nakongeraho mu by'ukuri abagabo ntago yazanga kubwire ngo urasa nabi ntago yabikubwira gusanze usa neza ntago yakubwira ngo ariko ngiye kamubwira ikintu nkunda n'abagabo babyumvireho burya niba umugore wawe ameze neza ameze uko utabishaka talk to her ushobora kubimubwira ariko abagabo benshi ndetse nkubwire rega kubwira umugore ni iki kubwira umugore ko atameze neza uko ubyifuza si ibintu birenze sibyo uri kamubwire ngiye ushaka kubikora uretse igihe ngo yakuntu ngiye nabikora sibyo ngewe niba uri umugabo wanjye sibyo wenda duvuge ufite smell mbi mu kanwa kuko ari abatipe benshi bagira that problem I'm sorry hari abantu benshi bagira iriya smell itari nziza mu by'ukuri uri expecting ko ndi bugusome no urumva ntabwo ndi bugusome ntabwo ndi bukore iyo sacrifice yo kugira ngo ngusome kandi uri ufite smell mbi noneho mu gihe kugira ngo mbikubwire ngiye mfite kugenda nkakugurira uburoso muri discipline noneho nkabikora just ari blague babe twibrose nanjye nkibrosa turi kumwe ntabwo ari ibintu byo kugenda
si care se cyangwa nka kubrosa wowe mugende kukubrosa ari igihe ushobora kugira ngo ni care ndi kuguha ko mu by'ukuri ni smell yawe iri kumbangamira uri kubyumva ariko kubera mu buryo mwubahamo n'uburyo ngukundamo ntabwo ndi buze ngo ubwire ngo sha smiling ntabwo ari sawa n'umugabo uba umukoze ahantu hatari heza uri kubyumva ko hari igihe ushaka kuba ari indwara wabimbwira sibyo nkagukunda mbizi nkuko n'ubundi nawe nakuvuza nkuko n'ubundi nawe nanjye naba mfite ikindi kibazo ukizi kandi ukakihanganira noneho rero iyo ni sinye imwe ushobora gufashamo umuntu mukundana kandi we mu buryo atazi kandi ukamuhindura mu buryo atazi niba umugore wawe yarajyaga muri salo mutarabana sibyo noneho mwamara kubana ukabona nta kigitaho why not ambwira ati sheri ambara neza tugende mujyane muri salo mu by'ukuri wowe n'uguri kumubwira ngo mujyane muri salo ukeneye ko asa neza sibyo biterwa n'ukuntu wasabye umuntu ikintu rega abagabo niyo atakubwira ngo tujye muri salo oya niyo atakubwira ngo tujye ubwo wabwira umugore wawe rimwe kabiri gatatu ngo tujye muri salo akabyanga nta mugore ubyanga oya Peter ako kifunga umutwe nta mugore wanga ibyo bintu uramutse ufite umugore wawe cyangwa se umugore mukundana biretse gato reka nkubwire ubonye ko ibyo bintu byanze reka nkubwire impamvu akenshi babireka abagabo hari igihe agera mu rugo akirengagiza inshingano ze akumva ko wamuhamagara umubwira ati mpa amafaranga yo guhaha mpa amafaranga yo kwita ku mwana ariko ntiyibuke ko ukeneye kwiyitaho nk'uko witagaho mbere wajyaga muri salo wayakoreye n'ayawe ni urugero wagiye kubyara akazi karahagaze ntabwo atekereje kuvuga ngo nguha amafaranga hari igihe benshi bacupira gutyo bitewe n'umugabo utamuha amafaranga ariko sinumva ukuntu umugabo yawe guha amafaranga ngo ntubikore yaza akanakubaza kuki utasutse kandi nagusigiye amafaranga yo gusuka rero ikibazo hari igihe aba ari n'umugore noneho anayafite akicupiza gutyo rero umugabo ashobora kumukorera nk'ako ga surprise Giselle yaravuze akamubwira ati ngwino dutembere hano haruguru gato akamujyana muri sara akamugagenda bagukora hano kuri YouTube hari abantu benshi cyane baza baje kuvuga ibintu nazi sibyo ibintu bitari bwubaka abantu to be honest sibyo ariko ahangaha tuba turebwe n'imbaga nyamwinshi tuba turebwa n'abantu batandukanye urumva ari ukuntu buri mu rugo rwiza ukabona wifura yibonera ubuntu nyine Giselle turatureba turanagusuhuje wibuke no gukora subscribe urumva warangiza ukavuga ati se ubundi ko iki nakoresha inzara nyine ukumva ungiye he sibyo mfite uruhinja sibyo mfite umukozi umurera ngiye mbese mpura n'umwana wanjye ngiye kumwonsa akazi kanjye ni kuri internet ibyo akazi nkora nkakorera kuri telefone abantu benshi bakorera akazi kuri telefone batavuye mu rugo barongo sibyo kuko n'abarokore ubona ko n'abarokore muri no minsi basigaye batwika umurokore murahura ari ku nzara urumva ameze neza afite akavene kameze neza ahumura urumva asusa utuntu cyangwa agasatsi yakabinditse ko kundi agashyiramo ka kaboro hano ubyumva na mugabo ukavuga ati nubwo umurokore ariko urakeye nise nuko aba yobeye kuba yatega igitambaro mu mutwe kugisasokoza ka gasatsi kakabindika neza ni ukubera ko akeneye gukurura uri bumubone gukurura rero uri bukubone banza ukurure bwo ndakubwira noneho itangiye mu bamama kurura uwo mwashakanye ko mbere y'iko Giselle akubona cyangwa mbere y'iko Peter akubona umugabo wawe ni uri supposed kubanza kukubona Oliver yavuze akantu avuga ngo umugabo wanjye yemeye ko nkina film wundi wo ku ruhande sinumva ko yabyanga kuko muri niba ari iyo mugiye gusezerana avango nyine tuzasiga iwacu urumva tusiga nyine mama na papa tugasanga umugabo rero iyo usize papa na mama ugasanga umugabo hari inshingano uba ugiye kureka atari kwa kundi mu rugo bagwamagara saa 6 z'ijoro ngo uhite uturumbuka mu buriri ngo ugende no ugomba kubanza kubwira umugabo ati ko mu rugo bamamagaye ngende cyangwa mbere akakubwira ati mvuze ngo iki kapo ntago ngo icara riraho ngamo uricara kandi nubabare umva nubabare nuna complain ukadubwira mama kamubwira ati mva mama rero ngubwire nzaze ejo kandi yakubwiye marabo ati masimbizi ibyo bibazo mubikurikirane numva muri minsi simpari muri discipline kuko umugabo n'umutware
w'urugo rero kuba umugabo ari umutware w'urugo ntabwo biguha uburenganzira wewe bwo gufata imyanzuro yawe yo kugenda ugasanga ngiye Oliva nkambwira ngo ari ngwino nsure Oliva akaza Oliva nta burenganzira afite bwo kuza konsora atabanje kubwira umugabo we ni nkuko ngiye urifata amamagara ngambwire ngo ndahukanye wallahi ntabwo namufata ko icyo utamufata kandi ari inshuti yawe wahukana ujya mbere yuko ngiye mufata nabanza nkavugana n'umugabo we nyine urumva aramamagaye ari kurira Giselle umuntu warankubizi nyumvira nk'ibyo bintu nyine bimuzanye urumva bimakinga sense urumva ntabwo bimakinga sense nyine urumva Giselle ngendaje kwande sino zurayishyura ntabwo ngiye wazi singuyo ni simbikubwira kenshi ngiye ntabwo Oliva yazi n'abandi kubera ari hano ngewe nabanza nkahita mpamagara James nkambwira James bite ameze neza habaye iki akambwira nakumva koko nawe ari muri yaka yo kurakara ku buryo ashobora kumuhohotera kubera namubwira akaza ariko ntabwo nimubwiye ngo aze ngo tumarane igihe iminsi irenze 2 iryo joro nyine cyangwa uwo munsi byabaye bitewe n'amasaha byabereye rero amaze kongeraho nuko umwumva kuko abagore mana yanjye kangubwira ntago ari abagore gusa n'abagabo nta muntu ujya uvuga ikintu exactly cyabatandukanyije nuko ngiye ibyo namaze kubibona umuntu araza akavuga ngo ngiye nari mwiza nawe ugira amakosa ntabwo wari mwiza gusa ugira amakosa umuntu ari mwiza ngo n'umwana mwiza nkakumva nkanavugisha na James uriya James ashobora kubwira ibintu ukahita uvuga ati wakiriyeho ukagati se umuntu ni iki noneho icyo gihe icyo nkora ku none icyo gihe usanze yari kukubwira ibitandukanye n'ibyo James ari kukubwira of course ntabwo bakubwira ibintu bisa tuvugishije ukuri mu bintu 20 bazakubwira bazawuzamo ibintu 5 ibindi 15 ni ibyo yiyongereyemo ibindi 15 nibyo James yongereyemo no muri relationship y'umukobwa mugenzi wawe undi bavanga ushaka abanzi babiri ateranya umugore n'umugabo mbere yuko ugira akantu na kamwe uvuga ufungura umunwa wawe ujya kubwira uyu cyangwa ujya kubwira umugabo we banza wibuke ko still hari ikintu bavuganyeho mbere yuko wowe mumenyana the same n'umukobwa n'umuhungu bakundana bisanzwe batarana abana sibyo I'm sure kuko niba ari umukobwa mukundana nkamukubuza nugire ngo nuzakomeza kumupushinga umubaza impamvu muri gushwana kandi ndabizi neza ko azaza akakubwira ngo Giselle yambwiye ibi n'ibi kandi nabikubwira uzahita unyanga of course nunyanga na wa wundi nagiriye inama uri supposed kumubwira ngo ndavuze ngo kanaka simushaka kugira ngo dukomezanye umva se nabuze mwese impamvu bavuga ngo ushaka abanzi babiri ateranye n'umugabo tubyemere ko ari byo niyo byaba ari byo abantu bakundana ntabwo ujya umenya ukuntu basubiranye ubu ngubu sheri wanjye yancinya umugabo imbwira oya uretse n'ibyo Giselle avuga ko ushobora kubona umugore n'umugabo bari kurwana wajya kubatandukanya washyigikira umwe ejo ntabwo njya kugira mu rugo rwawe kuko ubu bari we trying ariko ibyo bintu ako wowe ndakugiye ngo yarate sheri ni cya Giselle cyanyohishe oya buretse gato giye sinkwaye urugero kuri Oliva njye yaza akambwira ngo of course turaganira ubuzima busanzwe butandukanye na cinema hari ibyo ashaka kungiramo inama n'ibyo nshobora kumugiramo inama ariko sinshaka kujya on deep y'urugo rwe nyine ngo ninjire mu buzima ego by'urugo rwe ngo mubwire ngo Oliva abagabo niko babaye wowe n'umugabo wawe nuko nko yabaye ntabwo ari umugabo wawe njyewe ntabwo umuntu uza kumbwira ngo boyfriend wawe ngabahungu b'Kigali ngo barabeshya uwawe ni ubeshya uwawe ni wowe ubeshya uko hari abantu benshi bashatse nibyo kuza kumbwira ngo nta mugabo ugira umugore umwe n'uwaba ugira abagore benshi uri kubyumva uwanjye ntabwo ndamufatana n'umugore gutuza kunyemeza ko nta mugabo ugira umugore umwe ntabwo ari nagondwa uri kubyumva umukobwa araza akagukina ku mubyimba uri umukobwa Shamira urabizi umukobwa akaza akakumvisha uburyo yahuye n'umutipe usa n'umuntu mukundana mu mujyi kandi ntabwo uyu munsi yigeze asohoke wabo kandi ari kumwe n'undi mukobwa kandi ko yamubona atariko ntabwo mbizi neza kugira ngo abanza gucangemo akantu ntabwo mbizi neza ko namureberaga kure ako igihagararo Shami nabonaga ari we kuri agenda niwe kumva
gahita kwereka ati umva ibintu byose nabona ari wa wundi mukundana Peter ni Peter ati none ikintu cyantangaje cyanyemeje ko ari we hari umupira Peter w'umweragira kandi namubonye yambaye wa mupira w'umwera akunda kwambara ni ukuvuga ngo nubwo ari kubikubwira nk'aho atari kuguha amakuru yuzuye neza already yarusenye kuko wowe abakobwa ukuntu tumeze tumuhamagara allo shuri bitumeze neza yimeze neza uri hese uri he ndi mu rugo akaba yese shoko tumeze neza ameze imese agiye mu mujyi getajya kubibarisha tubazo baruri kumwe na uzima mu mashango agiye mu mujyi nukubera ko byandi bakubwiye byakwinjiyemo already nubwo wowe ntabwo kumubwira ko byakwinjiyemo ako already ako kantu uragafite none mu gihe ako kantu gafite reka umuhungu ahore n'umwaka asanga yagiye mu mujyi nese shira uri kumwe nande hari umukobwa dukorana kandi ubwo ndawo ndarugana babonye dukwa ko ibintu bishobora bihura bigahurira akobwa dukorana cyangwa ari umutipe twe turi kumwe tugiye gusangira ugati oya gusa umutipe urambeshya kuki utigeze umbwira kujya mu mujyi n'ubundi narimbizi kuri kumwe n'abakobwa sibyo babimbwiye inshuro nyinshi nanga kubyemera ariko umva ngiye nakubonye kandi ntabwo we wamubonye wabibwiwe umutipe we akomeza kuba confused y'ibintu uri kuvuga ari igihe umutipe ahita aseka bitewe n'ukuntu umuntu mukundana ateye hari ukuntu umuntu mukundana bavuga umeze nk'umusaza kuko we nta kintu ari kwikeka mu gihe rero we nta kintu already ari kwikeka ntago nyine ari kumva ibintu uri kumubwira cyane ko ntago bimufasha barumva ari ibintu bisanzwe watangira kumuhamagara agatangira kuza winihishwe ukuntu bitakurimo ibiki ibintu bitamuhaye agaciro bya bintu nibyo bibyara ikibazo gikomeye iyo muhuye umuhungu uzi ubwenge ashaka kumenya impamvu ese wabikuye ese byagenze gute ya mpamvu uzitumubwira ati Giselle yambwiye ko yakubonye mu mujyi ako sinabyemeye ako already waranje kumentioninga izina ryanjye mu gihe rero izina ryanjye waranje kurishyira muri ibyo bintu biba byapfuye aratangira kumvisha uburyo nyine buhoro buhoro wenda aragakosa nagukoreye ugatangira kukamubwira wenda nawe akaza akatangira kubwira ko nakiza kwifuriza mukongera mugasubira nakagusaba imbabazi cyangwa agashaka n'ibyo akubeshya amahoro agataha Kigali mu nyuma y'icyumweru atangira kukwangisha njyewe niba twe dufite gahunda mu mujyi nkaguhinduka n'ubundi rero uriya mukobwa ngiye mbamo niyo mpamvu erike nta mu girlfriend agira urumva agatangira kumukwangisha iyo atagiye kumukwangisha ntabwo umuhungu amukwangisha avuga ngo ndashaka umushwana ntabwo ari nk'abakobwa umukobwa ahita abikubwira kiwazi sinshaka kuvugana na Oliva full stop kuva uyu munsi we na Oliva simbishaka ariko umutipe ntabwo ahita akubwira ngo sinshaka kuvugana na Oliva ahubwo ngenda n'ukugana agafite imico myiza sibyo ameze gutyo buhoro ibyo wirinda iyo umutipe yatangiye kubwira ngo irinde my dear kuramo ibyawe hakiri kare kuko ntabwo mujama yaba ari umutipe uvugaguzwa yaba ari umutipe utavugaguzwa ntabwo ashobora kubwira ngo irinde umuntu iyo umutipe atangiye kubwira ngo irinde umuntu iyo nshuti ujye wumva ko ari ikintu yamukoreye kitari cyiza ari kugira ngo amugukureho mu buryo yego ubyirinde kuko hari n'ukuntu abakobwa bagenda nyine gutereta abatipe dukundana kwa Irene ejo naravuze ngo ngiye ntabwo umutipe dukundana namushyira mu itangazamakuru arasara ngo kubera iki ndamwe se ko iki mushyizemo n'ababebe bari hano hanze nyine ari ubuzima bw'umuntu baba buri private nakwa kundi ugenda werekana n'umutipe mukundana hamweretse uyu hamweretse uriya mbese bamugize nk'ibirayi bya Kinigi iko kugenda werekana kila pahali unamuonyesha ayo tabia si mzuri si ndio gumana n'umuntu wawe banze menye umuntu wawe akunda iki yanga iki rero ibyo bintu nibyo bitwice nibyo bituma dusenya ugasanga Oliva urabona Oliva aracyari mutoya ndamuruta ugasanga Oliva ari kuvuga ati Giselle namukuraho inama kandi ubyukuri ntabwo nshimishijwe n'ukuntu yubatse kuko ntabwo umuntu kwangaza kukubwira ngo ndakwanga my dear umuntu kwanga ni wa muntu w'inshuti yawe ya hafi wa muntu uvuga ati inama ukuzi neza ati Shamila ni umunyamakuru ko iki Shamila ari umunyamakuru
twariganye wari kubyumva akaza akubwira ati Shamira ngiye nkunda umunyamakuru nkunda akazi ukora nkunda akazi ukora kakazi rero akunda ukora ni uburyo bwo kugira ngo agufate fresh sibyo niho atangira kutigita akamenya boss wawe atangira kutigita akamenya kuntu ibintu boro bikorwa atangira ibintu byose agatangira kubaza uburyo yabikozemo uburyo byabigezeho byo ni kuvuga ngo bigezeho ute narahasorenze nyine mbigeraho nawe uzahasore ngo bigereho gusa nshobora kwereka wenda inzira imwe ebyiri wabigera ko ntabwo nakwereka inzira zose 100% ntazagire umuntu kubeshya hari umuntu uvuga ngo wabonye amafaranga gute ngo mbwira ko nabonye amafaranga neza azakubwira ngo yaribye azakubwira ngo yarakoze yakoresheje ubwonko neza azakubwira ngo yaribye nakoresheje ubwonko ndakora mbigeraho none si ngo yagize ngo kubaka umubiri ya byose mu gitondo biraba ariko nugenda kumubwira ngo ko wagize akubwira ngo ujya muri gym ariko buri hari ibintu byinshi yiyimye ukubyumva hari n'ibyo yaretse kurya ndabeshya buri mu gitondo baba baguryamye we yagiye kubaka umubiri ariko nago azakubwira ibyo izo details zose azakubwira ngo ujya muri gym uterura icyuma none rero nugenda ukazaterura icyuma wazi ugatera ikiro cy'umuceri biri ntabwo abanyarwanda tuzi kuvugisha ukuri kandi abanyarwanda dufite kuntu dufite imico mibi ugasanga wanga mugenzi wawe ntubimubwire Olive arabizi ari umubebe ejo bundi wanunguye byatari mbashoke my goodness mbashoke uri imbaraga byaranunguye iki gitagaje kirimo buri turi imbere ya kamera turi kuganira ntabwo turi imbere ya kamera turi kuganira impamvu ngiye mbavuga bino njye nakubwiye ngo ndebwa n'abantu benshi sibyo batandukanye kandi bafite buno buzima bagenda bahura nabwo ibi ngibi mvuze bishobora kudafasha Giselle yarakaye yahita muvuga niyo mpamvu mwibukije oya ntabwo namushyira hanze gusa nyine abasita b'ikigihe bari tayari kamubwire bafite imico mibi afite imico mibi noneho kandi wa muntu uri closed undi uri closed ubundi uriya niwe uguhemukira neza rero museka ni uvuga ngo umuntu kuri kure nta kintu kibi yagukorera se yagukuraho ubundi umuntu wakubonye muri kabiri gatatu ntabwo yakwanga ariko abakobwa bajye bigaye nukuri ni gute uhemukira umuntu w'inshuti yawe mu by'ukuri ubutekereza ko uzakora hehe izi nshuti umuntu muragendana umunsi ku wundi ugahinguka inyuma ukamuhemukira ubuzi ko atazabimenya ngenda babaza ubuzi ko atazabimenya ahubwo se ubutekereza nabimenya azamfata ati uramuteranyije arajaniranyije nawe uranyanze ndana urugero ejo nzabimenya nimbimenya nzanguriya noneho nawe umwange usanga abaye iciro ry'imigani ahantu hose icyo gihe nta kintu bimubwira ubwima ntacyo bimubwiye se erega umuntu n'ubundi umuntu utakwifuriza icyiza nta n'urukundo bagufite oya nta kintu biba bimubwiye ariko nabo bajye bigaya ubundi se araguteranya n'umuntu ngo bigende bite noneho imagine umuntu aguteranyije n'umuntu icyambere ntari buguteranya nawe ngo inyungu wari umufiteho azibone ni ukwiteranya n'abantu gusa ubwo se nk'uwo muntu aba amaze iki ni ukwigaya njyewe hari umunsi ndibuka hari umushuti wanjye mfite guhera primaire yari inshuti yanjye bya bindi by'ubujajwa bw'abanyeshuri bakiri batoya iyo wamubwiraga ubujajwa kuri njye twagendanaga turi abana batatu twicana mu ntebe ahantu hose iyo wagendaga ukabwira umwe nguriya gutya na gutya yahitaga aza agahita bimbwira yamara kubimbwira nkamubwira byaba ari ibyaho ngaho ego byaba atari ibyaho ngaho ntabwo ari byo iyo navugaga ntabwo ari byo cyangwa njye nkabimubwira akavuga ngo ntabwo ari byo twahitaga tugenda turi babiri tukaguhagarara imbere subiramo ibyo wavuze ntakana ko gusubirishanya abantu bagakora kuva navuga imana ishimira mu kari kabaho ariko biriya bintu byari byiza byari byiza byacaga ubujajwa ariko ibyo bintu byari byiza byari byiza wibaze uwo mushuti wanjye n'ubu turacyari inshuti nawe n'umugore afite umwana n'ubu turacyari inshuti gutya kubera ko nta muntu washoboraga kuduteranya bibaho nibyo n'ubu turacyari inshuti njye abantu benshi b'inshuti zanjye ni abana twiganye guhera primary nizo nshuti zanjye twagendanaga turi bake kandi ariko ibyo bintu byari byiza nta nubwo twajyaga twumva amabwire ariko umuntu arifasha guteranyije na girlfriend wawe mu by'ukuri ushatse kuvuga ko uwo mukobwa wundi wamukundaga
ngo inshuti ye ngira bateranyije uwo muntu ntago umukunda ni gute wanga umuntu utabanje kumubaza ukuri umuntu ashaka kuguteranya na girlfriend wawe wamwanga uwuhe muntu usahuko nyine nk'umukobwa w'inshuti dusipoze wenda ukundana na Olive ngiye ndashe ndavuze ni Olive mama naguca inyuma ngavuga ibintu byinshi cyane nkamagana nawe wamwanga buriya abantu tugira intuza ninde umuntu ukoze ibyo bintu nyuma ya kamera kanunguye ndakuvuga abantu tugira ubushobozi muri twebwe Giselle uzi ukambeshya ntabwo nawe bakumbeshya ushaka kuyoberwa ko icyo umbeshya cyari cyo ariko ntabwo nawe bakumbeshya ni urugero urabiyobewe kakubeshya ugize ngo ni ukuri ariko kamubwire genje ngwereza n'ibimenyetso ari umubebi nzi ntago ndi bumuvuge hari undi nyine bose n'abashuti banjye kwanza yafashe amavideo n'amafoto nyibarira ko turi ku cyo batatu twese ntago dukundana turamaniga bisanzwe nta numwe ukundana nawe noneho tuza dufata amavideo nyine twese turimo noneho njyewe nzi boyfriend wuriye noneho njye nkazanya mfata ya mafoto ya video twafashe mwikata kohereza y'ababiri none nkahita nohereza uwe n'uyu kandi nari ndimo muri izo video ubyibuke njye nari ndimo ibyo ni ibintu ni story nzi y'ukuri bose n'abashuti banjye nari ndimo ariko njyewe ndi kwikoraho none nkazijya nohereza gutya washingira ku iyo ngingo mbwira ko atari ukuri ni ukuvuga noneho uyu yakaziye kubwira ati ni inshuti yanjye bisanzwe noneho uyu yakaziye yatungurwa n'ukuntu wa wundi yavuyeho abakobwa b'iki gihe aho ngaho urumva niba ngiye narafashe the first step approaching umukobwa tugakundana ikiganiro cyabaye kirekire ni ukuvuga ariko ni cyiza hari ukuntu tuba tuzanye nawe sibyo mba nzi limit atarenga iyo uje ukambwira ngo yarenze this limit of course nk'umuntu sibyo nshobora kureact nkavuga even the video kubabara muwe ariko kubera ko niba nk'ukunda koko truly kwa none twibuke kwa rukundo just ruraho ngaho rudahamye hari n'urukundo yikunda umuntu ugenda vuga urukundo ruhamye rwo gushaka niba ruhamye rero sibyo icyo gihe ndashaka kumenya uba wandakariye of course ntabwo byabura we are people umuntu akwandikira message itari nziza ukavuga umunsi wawe ukiga umeze nabi so yes those things byaba ahubwo icyakurikira nuko nk'umuntu nyine ukunda umukobwa girlfriend wawe ugenda ukamwicaza kuba ati what is wrong what is going on ariko mbere yo kumubwira uba warakaye akantu nkanjye personally ndabanza like niba ubimbwiye uyu munsi sibyo ejo ntabwo namuvugisha none say tell me why can you come angry means so you didn't trust no it's not like that no nibyo abantu kuno turemye sibyo ikintu cyanyuze hano kinjiyemo hano cyanyuze hano uko byagenda kose 100% rero biba byiza kigira reaction uko byagenda kose biba byiza iyo bibajije girlfriend wawe of course kuko hari abantu muri isi none nibyo byeze barateranya sibyo ariko icyo nkubwira mbikora maze kuba tayari muri jewe okay yes ndabaza nk'iki gihe aba tayari ndayigo director amazi wari go igurabizi ibintu nibaza ugasanga uwo muntu ararengana nasanga Giselle abirimo out no ibaze kurakarira umukunzi wawe murakundana wenda many times araguhamagara akeneye kumenya how's you mezute se iki none icyo gihe akaguhamagara ukanga gufata telefone no, can't do that mistake akakohereza text ntumusubize no icyo nkora sorry wenda niba nkukata inzobe no kuvuga iyo ndi mu bihe byanjye be private abizi ko niba dukundana of course we have private life I private my life ndavuga babe I'm sorry I'm going to take this time for myself kubera why icyo gihe ndakubwira kubera ishuri is private after that I will tell you I love you okay means ko nawe nyuma yakwibaza ese why of course adashaka kumbana my guarantee nawe nyuma bimenye kandi agasanga ko yarenganaga nawe ashobora kuzamo kukurakarira buretse nkubaze nkubwira impamvu kubera ko azakubaza undi you trust me yes I do okay niba unyizera se kubera icyo ushobora kumva umuntu wo hanze kurusha uko wanyuma
buretse if you trust me kubera icyo umuntu wo hanze ashobora kuza kukubwira ikintu mbere y'uko umbaza ukarakara ubwo urumva se icyo gihe nzafata koko kunyizera cyangwa se n'ubundi hari n'abandi bazaza bakakubwira ngo uyu mukobwa twamubonye hano na hano ari kwigurisha twamubonye hano na hamwe ari kumwe n'abantu runaka ibyo bintu byaga bikunda uzabyizera bivuze ngo umuntu rero ntabwo uzaba umwizera kuko iyo wizera umuntu ukamwumvaho ikintu mbere y'uko kikubabaza banza making sure koko icyo kintu ari cyo irinde kuba ahubwo wowe wamukomeretsa cyangwa ngo umubabaze kandi mukundana wowe nushaka urakare kuri wowe ariko ntubimwereka ahubwo ubanze making sure ese ibyo bintu koko nibyo kuko nyuma n'ubimenya nawe ubwo waramukomerekeje bizazamo ikindi kibazo dore uko njye nibyo njye sinumvikana nawe uzi ukuntu birivuga urukundo rurihangana urababara ugira ikintu cyose ariko ntabwo rukura kuba wababaye njye najya nashamira ngo twemeranye urababara ariko ugiye tutemeranye tutemeranya shamira ni ukuvuga ngo umuntu uzi icyo ari cyo umuntu ni munini umuntu ari mu maraso sibyo umuntu arababara umuntu aragwa akababara ntabwo ngewe navuga ngo kuba ko turi imbere ya kamera ngo tuvuge ko nyine ngo twigire beza sibyo wapi ngewe Giselle nta kintu twavugana noneho uretse maze nkubaze sibyo umuntu ni munini pe ibyo ndabyumva uretse wumva umuntu ni munini pe kandi koko umuntu arababara sibyo ariko kugira ngo uginde urukundo rwawe n'uwo muntu of course ntabwo nanjye urababara ariko nanone rinda kumukomeretsa so yako bivuze ngo afata iminsi ngiye nta n'iminota 5 bakimara kubimbwira ngiye tafata agatelefone ngakubwira mva uri busy cyangwa ntabwo uri busy wagira amahirwe no ngasanga ntabwo uri busy nkabwira ati rero kuri gutrapanze nkubwira ngiye ndashaka kubaza ibintu bibiri cyangwa bitatu kana kamara kudaya cyangwa ntabwo mukundana ntabwo dukundana thank you ntabwo kupa uzi impamvu mba ngukupye already wowe waranje kumva mood ndimo yuko hari umuntu waduteranyije rero mu gihe twarakaranyije ubuze ukuntu mfata nanjye mu gihe nakurakaje mbanze ukuntu ngufata rero mu gihe twese tuziranye ukuntu iyo umwe yarakaye abameze n'undi yarakaye abameze icyo gihe ni wowe ukintu gusinjye ukigusaba kuko uburyo unyumvishe mfata telefone nenda kuyituritsa uvuga ati hano hantu nibeshye nkanamuhamagara ni piga ashobora kumbwira ijambo ryadutandukanya burundu ahubwo beta reka ngewe mureke that is the case noneho niyo naguhamagara kugira ngo ngewe hari ukuntu nyine umuntu hari ukuntu mana reka nkubwire ikintu nikubwire naguhamagara burya ubibaye byiza ntiwanyitaba kuko ubuzi icyo ngiye kukubwira already ntabwo ubuzi ijambo ngiye kuvuga ariko ubuzi ton ndi bubivugemo ko atari nziza kandi ishobora kukwafekta bitewe n'ahantu uri niba udashoboye kwita uza kundeba ngo tubikemure turebana igihe wowe uzabonekera cyo kuza gufata time yawe niba uzi ko nduhuka nshiringa mu minsi 2 cyangwa 3 iyo time yimpe tuzavune ku telefone niba wumva ko bishoboka kwita ushobora kwita uza kundeba ngwino naho ubundi jewe ndi umuntu ntabwo waza kumbwira ko sibyo ushobora kumpamagara nkumva koko ufite icyo kibazo buretse nkumva ko ufite icyo kibazo buretse bakakubwira ikintu wakivuze wowe nge nawe burya wajya buretse kubanza kujya ku ba boyfriend bacu dukundana wavuze we wankoreye ikosa uyakambwira ngo Shamira yakoze iki ngiki ukora kuno ngo wahamagara ameze none ushobora kumpamagara sibyo nibyo nangira ngo nkubwire burya kugira ngo ndeke kukuvugisha ngo bikubwire cyangwa kumpamagara ngo ndeke kukwitaba naguhamagara nkakubaza nkuko bivuze sibyo none nanjye numvishe ko urakaye gutyo kandi ntazi iki kurakaje of course ntabwo nahita nkuhamagara ku kanya ariko nanone wayandikira message umukunzi wanjye yahuye n'ikindi kintu Shamira arakuze abakobwa wowe umva sheri wowe ubwawe urumva ko utaturakara ngo utabanje kubimubaza mbese hari umuntu wakwemerera ngo naguciye inyuma ngahita hagarara ngahita avuga wowe uri guhamagara uwo boyfriend wawe umubaza ibyo ngibyo uramwizera I know ubu mwizera ariko ntibikuyeho kurakara none se gwa buri girlfriend wanjye warakaye umpamagaye warakaye ubwo njye waza kuvisha sibyo ushobora kumpamagara warakaye sibyo
ukanambwira gutyo of course ntabwo nahita nkuhamagara ariko nanone nshobora kwibaza ese umukunzi wanjye byagenze gute urababara nasubwira ngo boyfriend wawe kanya nawe yahita arakara ngo nuko umubashije gutyo nyine nanjye ndi kuvuga njyewe ndi boyfriend uretse manze nkubwire njyewe ndamutse ndi boyfriend wawe koko bakakubwira ibyo bintu mpamagarana umujinya gutyo sibyo byanga bikunda nanjye nta kintu ndi wite nikeka yego hari abakobwa kandi abantu bagakundana wewe wari wasanga boyfriend ari kumwe n'umukobwa uri gusangira fanta kubyumva utazobwaga kandi ndari ukuntu wajyaga wumva amakuru ye n'uwo mukobwa wowe uzi ukuntu ugenda ntabwo ugenda kujya kuvuga ngo mwiriwe no bivuga ngo haguruka tugende pitaho yanga oya ubwo sinzi umuntu Shamireka nkubwire Giselle ushobora kubyivangamo ugasanga urukundo rwabo rwubatswe kera ugasanga urakubiye ahubwo beta gucaho gutya ariko uciyeho ntabwo ushobora gucaho ori reka nkubwize ukuri ntabwo ushaka gucaho reka nkubwire umuntu ukemura icyo kibazo umuntu ukemura icyo kibazo uramuzi ni umutipe uri hagati aho ngaho niba ufite kuvuga ngo ndavuze ngo bura genda nsigare rero genda Rwanda wakira aramutse kugira ngo genda wabyakira gute wowe reba dusupoze usanze James ari hahande akorera tutashatse kubwira abanyarwanda sibyo umusanganye n'umukobwa ari kumukoro biteye n'akazi uzakora I know my dear uhita ugenda ukamusoma kugira ngo wereke wa mukobwa kuko he's your husband oya then ariko neza okay no reka mabwire oya Giselle oya ntabwo ari uko ndi imbere ya kamera reka mubwire ukuntu nteye reka mubwire Giselle ugasanga nibuka bwa mbere ukora ikiganiro ntabwo naguhereza nibuka bwa mbere ukora ikiganiro hanze byose kugera ku hahandi yaraje adusangana nyine uri kubyumva yahise aza amwifatisha yahise asuhuza nyine yaraje ahita asoma umugabo we ahita asuhuza ngo mahita Olivia ngo ni ngiye ngo umugore oya basi ntabwo ndi kubeshya reka nkubwire ukuntu nteye Giselle akenshi ugira character zijya kumera kimwe n'izanjye ngira umujinya ntabwo ngira amahana ahubwo ngira umujinya mwinshi kandi nanone ushira vuba ariko njyewe umujinya wanjye uza mu byiciro ntago uko uteye naga ariko nteye reka nkubwire hari n'umujinya urumva reba Shamira ari akundana na Eric n'urugero uri kubyumva arasha Shamira nsanganye na Eric ntabwo Shamira azi ngo ngiye kwambika na Eric Shamira igo kamera sumva Shamira araza reka nkubwire Giselle reka nikuteye buriya nikateye ariko umuntu ashobora guhita gusebya afite Shamira reka nkubwire arumva guseka nagaye nkubwire njye ukuntu nteye nikuteye nawe nikuteye ariko njye ukuntu nteye shobora kuza oya shobora no kuza nkababona ariko mbitekerezaho nyuma oya ntabwo ngenda ngira ikintu cyo guhita ntekereza direct ako kanya njyewe ntabwo ku kanya bihita bimbabaza ahubwo shobora kubabona ndababona shobora no kuza nkagusuhuza bisanzwe nkigendera shobora no kugusuhuza bisanzwe shobora no gucaho nkabihorera ariko ahubwo ahantu ngewe bindenga ni hahandi nicaye njyenyine burya ngewe n'umuntu wankoreye ikosa undinze kwicara njyenyine nta kibazo njya numva ngo ni character y'abantu bavutse mu kwa gatanu iyo character menya twese tuje nge ndakara nyuma ushobora kunkorera ikintu nonaha tugaseka sinabyiteho wa munota ndyamye ndi gutekereza njyenyine ngahita nsubiza amaso inyuma ngatekereza bya bintu umujinya ukandenga noneho urenze n'ubwenge bwanjye rero nako kajya nje mbabonye ni ukuri rero aho ngaho hari ukuntu ushobora kuba aho ngaho ni hakubwiskurire ntunabyumva ahubwo ikize ni kwa kundi ugenda ukawigaragaza none ako kanya ukanamenya ukuri sinabishobora rero kuko nteye oya uzi noneho kugaragaza ukuri ako kanya nicyo kibazo cyane
nicyo kibazo cyane kuko bamwica dushobora kuryama ugira inzika bishobora kukurenga ari ibintu wabonye urumva cyenda za nijoro naryamye iyo ni inzika n'imico n'ibivanemo ahubwo icyo gihe biragiye mu muzika wagiye kuguhereza ntabwo naguhereza niba cyarashaka niba ari kumwe n'uwo mukobwa uranamenya ukuri niba shobora no kutabitesha ntabwo ariko nyuma wa mugani umuntu wanjye shobora no kugwa muri shock ubonye ibintu barimo nkagenda nkabihorera sinabereke ko nababonye nkitahira nkagenda ahubwo iyo ngeze mu rugo ngatangira kugenda ntekereza ubwo ndi kugenda ntekereza ndi kuri moto bigenda njya kugira iminota 30 mfite umujinya wakuzuriye rero iyo mbasinze nta nubwo icyo gihe iyo ufite n'umujinya sinshobora kurira sinshobora no kugira ikintu nkora ahubwo ariko icyiza cyane iyo ndize birashira uzi nkagira nk'amahirwe nkabona amarira araje gato uza ako kanya ushobora kurira nk'iminota 30 muri kumwe muri kurebana amubwire reka ngiye mugira inama kandi ngo ukabona ndagarutse inama n'umukobwa nanamusuza Oli reka ngugire inama itari incecuru ngo kurakara ku kazi mu buzima bwawe bwose gukontorora umujinya wawe ni byiza bitewe n'aho uri ariko kugira inzika ni ibintu bibi cyane iyo sinzika rero kuko ngiye birashira inzika imara igihe ntabwo inzika imara igihe inzika kwa kundi wowe uri kugenda uzi agahinda uba ufite ako gahinda nyine baretse gato uribuka ejo bundi reka ngende kawitemereza Olive ejo bundi urugero rwa hafi uribuka ejo bundi tuvuga ngo turaza gukina ukamamagara 5 z'ijoro nakubwiye ngo iki waronyeshe nyine njye mvuga ibyo nzasubiramo nakubwiye ngo impamvu nkubwiye gutyo nuko nari mfite ngiye kukwihorera sibyo nari mfite kugukupa nkakwihorera ariko narakubwiye ngo niba unaryamanye n'umugabo wawe ntutrayinge kurenza saa moya utaragera mu kazi kuko nawe unyihamagariye iti minsi niba yararyamye cyangwa utaryamye ntabwo mbizi ntabwo ngiye bindeba ndamubwira nti saa moya uri wageze mu kazi umbabarire ntubone character yanjye yindi uri wageze hano siko nakubwiye kandi sinanagukupa kugira ngo ubone ko ndisirira uri kubyumva uyu yatangira kunsekaho kandi yari ntabwo ndi mu bikino yo guseka uri kubyumva yateze moto kandi ariko yatega imodoka yateze moto urumva icyo gihe yateze moto kubera ko yari yumvise ko narakaye ntabwo njye nari mfite kukwiyemeraho uri kubyumva ngo ni ukuri inshuti yanjye nibyo bitwica ngo mpfire muri Nyagasani mute n'ibintu mwari muzi mu mazi iminsi murimo nindagiza ngiye ngo nceceke ngo yego aho ngaho uyituza wamara kuza ukaza ugasanga ni amasene yawe nigeze nkwandikira cyangwa amasene yawe nayahaye undi muntu mu buryo ntakubwiyemo ko ntarakaye urumva kuna abantu ari babi werekana character yawe ako gaje yerekana umujinya nibyo ndi kukubwira ariko urabibona urabizi ngiye kunoneye jewe umuzigabi yo nkwanze ndari kubwira ko nkwanze jewe sinshobora kuza ngo ngusuhuze dufitanye beef ngiye ntago nagukoko kwanjye nuko nteye no kubyivana mu byarananiye kandi ngiye Giselle ngo konze nta muntu ku isi utanze utamenya ko ngukunda cyane rwose waba uri umukobwa waba uri umuhungu ndagukunda pe buri muntu wese akavuga ati Giselle akunda uriya muntu akubura Giselle sinzaguhenere nakwanze umva ariko nibyo birakurenga bro birakurenga bikagukora ahantu utazi rero ibyo bintu byatumye ngira inshuti nke nziza ngira inshuti nke nziza zinyumva nkazumva zikamenya uko nteye nkamenya uko ziteye niba Giselle ngiye unyishemo nkakumenya sinjya nguhereza ahita ngwamagara ngakubwira ni umurozi we nakumenya ntuzongere kumamagara nkagukupa akubyo bintu no gutwara ese nabwira ntuzansuhuze nka wa muntu arabizi ntuzansuhuze ngiye nkagukupa nkikomereza gahunda zanjye uri kubyumva ntago ngiye mfite kugenda
kwa ko ngo abantu babonye ngo turi inshuti ngo reka nkomeze ngo ntipinge ngo uyu nguyu ukipinze nkandese utaraza mu buzima bwanjye nge narindiwe rero mu gihe uri umugabo wanjye no ngufiteho uburenganzira 100% mana yanjye we twarasezeranye ngewe mfite kuza n'umutima mwiza nkubwiranisha ari bite umeze neza nkasuza n'umukobwa mwigendera muri discipline ariko gusa icyo nashaka kumenshana ngaho nagira nkwereke ko umugabo muhagararanye umugabo wanjye ibyo nashaka kwereka nakindi nkikomereza niyo mwamuryamana uvuga ngo n'umugabo wa Giselle umutima ujya uhora ukurya uvuga ngo isanda kugwaho nutuze umva nyine mwaba muri kumwe yaba gwa amafaranga mwaba upanga business umenya aho limite yawe igarukira n'umugabo wanjye kuko niba yarakubwiye ko ari single nanjye kumenyesha ko atakiri single kandi single wirukanye inyuma ko n'ubundi yashatse kunca inyuma sinamufata ariko ako kantu kakujye mu mutwe waba uri boss we kakujye mu mutwe waba uri umukozi we kakujye mu mutwe waba uri sheri we kakujye mu mutwe umenye ko ndi uwa mbere nuza wowe uzankurikira bitanga inshoreke kuko niba twarasezeranye we ntabwo uzasezerana nawe already ngewe twagize gute twarasezeranye niba twarasezeranye nuwanjye nunaryo ujya ibyo biryo uvuga ngo ibyo bindi si ibyanjye wabyibye n'ubujura umenya ko wanyibye ndakubita urumva umenya ko wanyibye rero mu gihe ntabwo ngiye mfite kujya gutesha umugabo wanjye mutwe ngo mubwire ngo sheri nkuna ko nanye nakana kandi mugoroba ni bibi tugomba kugera mu rugo tukabashera ishusho bya bintu byarangiye kuko nta mwanya mfite wo kongera gusubira muri ibyo bintu by'abakobwa byo kuvuga ngo wamukobwa ngo nakubonanye wowe umeze nk'aba bagore bagenda ugasanga wanze kurya umugabo yakoze ngo kuki wanze kurya gusa nakusanye se nawe mukobwa ngo wese urashonje oya ntago njyara nje narakaye ndabikubwira dore Olive n'umukozi we yamurakaje ntago ndabizi neza ntabwo zikwihishira nubwo tubeshya abanyarwanda oya ari umukozi aragukimbiza rimwe mu gitondo pamvuze ngo ikibura Olive namikiragira ariko Olive kuragifatiye hano oya ntago ari kukwifatira Olive aritonda pe yitonda ndabizi ko yitonda kandi yubaha n'umugabo we kuko ni ibintu maze kubona kenshi yubaha umugabo we kuko niyo muri kuvugana niyo umugabo wamuhamagaye niyo umugabo wari wabo mu rugo akampamagara numva iyo turi kuvugana niyo ntamenya ko umugabo wahari uburyo amvugisha itanumva ko James ahari kubera ko inumva ya respect yo kumuha ariko kankubwiza ukuri oya ngira umujinya urazi ariko uza bitinze muri makeya uwo mujinya uza bitinze aka kanya nagushaka kubona ko ari ikosa ako mu bihe bizaza mukanya ni ikosa ako birya umuntu abafitwa ateye kandi kubikontrola biragoye ni ikosa gerageza wige kuvugira hako kanya naguri kuvugira aho ngaho ari kujya ntabwo ari ahantu hose ba honest mu bintu uri kubona ariko ntabwo ari gushyanuka ahantu hose ugeze sibyo ntabwo ni ukuvuga ngo niba umusanze mu kazi reka gushyanuka ariko niba umusanze ari babiri n'umukobwa mubwireshera ibite umusuhuze utange discipline niba umugabo akeneye ko mukomeza guhagararana wumve ikiganiro cyabo stay niba umugabo ubona ameze nkaho atagushaka leave ariko mu gihe ugiye ariko kantu kuko wavuze ngo ndi girlfriend we ndi iki easy wife ibyo se byakubuza kubabara ngo nuko nyine ntabwo wowe biguha amahirwe menshi yo gutekereza cyane kuko ubuvuga ati nubwo umugabo wenda ashaka ko ari business bari gupanga atari ngombwa kuzumva ubuvuga ati byibura uriya mugore amenye ko ari kudiringa n'umugabo wubatse ibyo bikurinda kudatekereza saa 9 z'ijoro umugabo ariryamiye araryamye ari kuruhuka ari gutekereza mu gitondo wowe uri kwihindura wihindukiza uri kwimyoza buhoro buhoro ugatangira kuzajya urira ugira ngo kwa kundi ba muri kurira mu gitanda wanze kubyerekana uri kubyumva umugabo bituma byuka ukaba umwiciye mood unamwicira n'ibintu ari bukore mu gitondo ugasanga agiye kugusobanurira ubusa cyangwa ni surprise bari kugupangira n'uwo mukobwa ntabyuzi ariko bituma uba wumva uri self yo kuvuga ngo namubwiye ngo ndi umugore cyangwa ndi girlfriend we niyo yaba kubeshya kuri girlfriend upfa kuba ubizi ko uri we ngewe niyo waba umbeshya upfa kuba nzi ko warabinyemereye ubwo ngubwo usigara udiringa n'uwo muntu nyuma yewe naciyeho narenze
sawa umugabo wa Giselle arabyumva abakobwa bayabumva bazaba maramena ntabwo byoroshye igeri myinshi cyane shaka gufashe ku mugabo wanjye nuko nyine umuntu avuga ibintu nyine abantu bakabishyira ibintu bya blague ni ukumurya rero nta blague isara bifite nk'ibintu bya blague ibyo byo kwivugisha ngiye ngufashe n'umugabo wanjye ngiye ntacyo nakubwira urumva ariko ntabwo isomo ry'ubuzima oya ntabwo iryo somo nariguha nyine ari umugabo twasezeranye reka mbivuge mu buryo bubiri ari umugabo wanjye twasezeranye nagiye nkamanika gutya nkarahira ati ngewe wimuwe Giselle nemeye ko umbera umugabo nkakubera umugore ntabwo ngewe nababazwa nuko yanciye inyuma kuko ajya kunsha inyuma hari ikintu buramba nubahirije mu rugo hari inshingano ziba zitagenze neza mu rugo zatumye anca inyuma cyangwa hari ingeso wenda mfite ataranziho mbere byatumye biba icyo gihe itamubwira ni umugabo mwiza aguruka kuko umugabo uko nguko umufashe nseka we biramurya mu mutima aratekereza aranyica arambamba simukira ndamuzagira amahane none arambwiye ngo tugende ubu uri kurwana n'umutima kandi igihe umutima wanjye burya rero ubu uri save nta kibazo ngiye mba mfite wa mukobwa rero nsize uyu mugore arantuma abantu banyice uyu mugore ugiye atavuze ikiri inyuma mbese mwebwe mama muri kuntekerereza ibintu ngewe ntarimo mu by'ukuri aho ubonye umugabo wanjye ubu uri kumubaza ngo byagenze gute yakubwiye guke imitima yanyu ihora ibarya muhura nta kintu mugiye gukora muhura muri kwibaza ikintu Giselle ari gutekereza mu mutwe we ko ngewe nzi rero icyanjyanye ko ari ukubaka niyo mpamvu mfata inzira nkakubwira nica ahangaha dutahe niba wumva uri tayari yo kuza kunyegera ukambwira ngo mbabarira bitewe n'izi mpamvu zabinteye nibyo byonyine bishobora gutuma ngewe nkubwirane n'ubundi narakubabariye kuko njya kugufata ukuboko ngo tugende nuko nari nzi ko ubwo butwari bwo gukomeza kubana nawe mbushoboye cyangwa mbufite rero uri umu boyfriend wanjye nkagufata rimwe nakubabarira kabiri nakubabarira gatatu wacaho akagenda akajya gushaka abandi mubana se mu nzima mubana mu nzima boyfriend tubana mu nzima nose ntibibaho boyfriend tubana mu nzima nyine wacaho nkacaho none se tuzarabuze muri Kigali ari wikodesha ngise kuki ntayikodesha yansanze ntabaho wahita ujya iwanyu wenda sinanajyayo ngiyeyo ntariko njyahise twahuye mu muhanda uzi ko musetsa rero ibyo bintu rero mwigize byo gukanga abantu ngo wansohokera mu nzu gusohokera mu nzu ni gusohokera mu gihugu iki gihugu ntabwo ari icyawe ntihazagire umuntu abana ikamubwira narasoza sibyo kandi ubwo ntabwo nongera kuvuga ndetse nanagenda umuntu ugutunze sibyo ataraza wabagaho ntihazagire umuntu ugutesha umutwe ngo nuko akugaburira cyangwa ngo aguterwa ngo nuko akwishyura please baho nkawe mbere y'uko uwo muntu mu mitinga mubonana wabagaho tubanze tumenye icyo kintu tucyubahana iyo modoka niba warayinguriye yisubize itaraza aragendaga n'amaguru sibyo rero ntihazagire umuntu mu buzima n'umukozi wo mu rugo aba afite kukubaha kubera ko hari ikintu mu buzima umumariye sibyo cyangwa n'umuntu muhura buzima bwa buri munsi abantu barakenerana hari ikintu nyine uba umumariye ariko icyo kintu umariye umuntu ntuzakigire igitugu cyo kwicarira umuntu uwo muntu wa kugira ngo wicarirwe n'umuntu uzave muri ubwo buzima maze ndebe ko wow thank you so much tunabashimira cyane kuba oya vuga ari ukuri ndavuze ngo sifi nyine gira abanyarwanda abanyarwanda basezera reka mbabwire mbasezera banyarwandakazi oya ntago nge numiwe kuko ibintu uvuga nanone nibyo nuko abantu benshi tutabishobora iyo character yawe hari abantu batayishobora kandi nanjye ntago kubishobora byananira kubishobora biragoye gusa ubishoboye wabikora guys rero bakobwa muteranya abantu
bakobwa mukundana n'abantu mubizi ko ari abagabo bacu mwoka byara musigeho sibyo ko njye ntacyo nagutwara oya njye ntacyo nagutwara umukobwa umugabo ntago aba ari umwana muto bakurura gutya ngo bajyane aba yagiye bana bivuganye bana bipanze no guhura rero guys wa mukobwa ntacyo nagukora gusa kunsenyera ntacyo byakomanira ko nawe ejo bamugutwara nkuko wamutwaye rero dukomeze twubake ingo zacu neza kandi bakobwa mushaka boyfriend banyu babakunda muve ku bagabo babandi mureke kuriza ingo z'abandi nicyo nababwira kandi ndabakunda ari amarira arabagaruka abakobwa se ntibabizi nawe uzari amarira urijije umugore byanze bikunze mu rugo rwawe nawe arakugaruka ntago wakubaka warasenyeye abagore barengumye niyo wasenyera umugore nawe wa mugabo we ukavuga ngo wanze umugore wawe ngo ubonye umukobwa ngo icyo nzi cyo umukobwa ukurikira nawe aba ari kukubara akubara imizi akavuga ati ataye umugore araje hano nanjye uyu mugore ataye ejo bundi nisaza nambyaza gatatu nanjye azanta umva ujya yakubara kuvuga ngo uri kumushaka ngo umushyize mu rugo ngo umugize umugore wa kabiri nawe bari kukubara ejo uzaba umugabo wa kabiri cyangwa wa gatatu nicyo nababwira mureke twubake ingo zacu zikomeye yego komana yanjye ahita kugira uwa kabiri agashaka umutipe wajya gushaka umusaza ariko mwandi ufite abana bangahe azajya kurira arera abana bawe arere nabo umubyaje icyo gihe nawe ahita ashaka umubyaza mukabana nyine byaho byo guferana muka niwa Eric guys reka mbareke nyine mugire ibihe byiza so for me ntekereza ko igikwiye gukorwa nuko turebe icy'ingenzi kuvuga niba ufashe ikiganza cyawe ukavuga ngo ngiye kubana n'uyu muntu mubi no mu byiza try your best be patient wihangane hanyuma ku basore ku bagabo of course uri umutwe w'umuryango so umutwe w'umuryango ntabwo uteza ibibazo hari ijambo nkunda riri mu cyongereza uvuga ngo the man doesn't complain they fix so niba uri umugabo you fix the things you don't so Imana ibaha umugisha. Thank you so much. Mwakoze kubana natwe, mwakoze kandi mukore subscribe, share, like and comment. Yewe mujye mutanga n'ibitekerezo. Thank you so much. Turabashimiye cyane abari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu imbere. Bye bye. Ciao.